ambutsa ubutumwa gitaraganya cyangwa se ubutumwa bwihuta cyane kuko mu masaha y'ijoro Imana nibwo yari yamaye ubwo butumwa mu masaha ya 2 ngira ngo murabizi neza. Nyabuneka umunyarwanda wese uzi gusenga cyangwa se umunyarwanda wese uzi ururimi rw'ikinyarwanda amfashe kumva iyi mishaje, kandi umuntu wese usinziriye abashe gusenga bitewe yuko hari ikintu nabonye gikomeye. kandi mbwira abantu ngo bagomba gusenga. Ese ibyo bagomba gusengera ni ibiki? Kuko nararebaga nkabona abantu barabona impanuka mu buryo budasanzwe zirimo kuba hano mu gihugu cy'u Rwanda, ariko izo manuka nubwo zabaga cyangwa se izo manuka nubwo zari ziri kuba nago zabaga ziteye, ahubwo hari abadayimoni bahagurukije kugira ngo impanuka zibe zaba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bihugu bigiye bitandukanye biri hirya no hino hanze. Ngira ngo naraje ndababwira ngo impanuka nukuri rwose zimanuka muri kubona ntago ari impanuka zisanzwe nkuko mubibona, ahubwo izi manuka hari ikintu kiba kiziherekeje. Rero niyo mpamvu nafashe umwanzuro ndaza nabwiye Nyabuneka buri muntu wese waba uzi gusenga nagerageze asenga. Baratumize bungure, reka nkubwire mama icyo nzi cyo nago nitaye kuri ku gitsina uri cyo cyangwa se uri umugabo uri umukobwa uri kinago mbyitayeho, ariko icyo nzi cyo baba baratumize bunguri. Uzinya wabo wacanwagwa kuri twa, hari ibyacanwe ku banyarwanda ndetse hari ibyacanwe ku bana b'Imana ndetse hari ibyacanwe hato. Reka nkubwiye ngo noneho rero sasa imva yawe ntago ibikibukwa, ahawe ntago haba hakibukwa, ariko hashimwe Yesu, haleluya. Mana ishimwe kandi Mana ihimbazwe. Mana yewe yamfashijwe rero fashwa umva nkubwiye hari abantu baduhagurukiye ku buzima bwacu. Je kubwira buri muntu wese uzi uruno rurimi cyangwa se wumva ikinyarwanda, yego ahantu hose yabaherereye hari abantu baduhagurukiye, hari n'ibyaduhagurukiye, yego byashaka kugira ngo bitumire bunguri. Ariko none wareka nkubwire aka kanya itangazo nkuzaniye mama, itangazo nkuzaniye mubyeyi, ibyari byaraduhagurukiye aka kanya dankte yawe irahindutse. Abari bazi neza ko bagiye kukwicarira uyu munsi urabicarira. Uwiteka himbazwe, yego utadutanze kuba umuhigo wamenye ya ngwino hano mukazi w'Imana, ngwino. Yes, Mana ishimwe, Mana ihimbazwe. Yes, hayicara hano. Hari ibyari byaraguhagurukiye ariko ubu ngo bagiye kubyicarira. Hari ibyo ugiye kwicarira, hari ibyari byarakurwanyije ariko ubu ugiye kubyicarira. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Ibyari byarakugenjeje ubu ugiye kubyicarira kuri uyu munsi wa none. Imbaraga z'Imana zigiye gukora ibidaso zirakomeje kandi zirimo guterwa n'abadayimoni ndetse n'imyuka mibi itandukanye mu buryo bwose ibirimo koherezwa mu kirere. Rero ndakwinginze kugira ngo nawe aho uherereye hose twongere dufatikanye nk'uko twasenze bwa mbere kugira ngo Imana y'amahoro yitamurure idukize izi mpanuka zirimo kuba mu gihugu cy'u Rwanda, kuko nabonaga no hirya no hino hanze mu bihugu. Ikigoyi rero kigize gute mama? Ikigoyi kigize gute mubyeyi? Ikigoyi kigize gute papa? Kiracitse. Niba ari ikigoyi cy'uburwayi kiracitse, niba ari ikigoyi cy'amadeni kiracitse. Babarira wumve kwizera kwanjye mfite ku buzima bwanjye, ndize yuko ikigoyi gicitse ku buzima bwawe. Turabaramukije inshuti mudahwema kubana natwe ku Musaraba TV. Imana amahoro ibahe umugisha
nk'uko bisanzwe rero igihe cyose tugenda tubazanira abakozi b'Imana batandukanye kugira ngo batuganirize amagambo y'Imana ndetse batubwire n'icyo umwuka w'Imana abwira amatorero. Hano imbere y'Imana turi kumwe n'umukozi w'Imana. Yesu nashimwe umukozi w'Imana. Ndagusuhuje mu izina rya Yesu, ndashima Imana, ndumva neza nta kibazo. Nuko ubwiza bw'Imana buri kumwe nawe cyane rwose, ndashima Imana, ngira ngo urimo urabibona neza cyane. Uri mu mwuka? Ndi mu mwuka cyane. Hari ubushize uheruka kutuganiriza amagambo akomeye tubwira icyo umwuka w'Imana yari kudutumyeho, ariko hari abatari bahari, wabibwira ndi tujye kuganira. Mu busanzwe hari igihe kenshi na kenshi nkunda gukoresha wenda amagambo mvuga ngo ndi ikimenywa bose nk'umuravumba, ariko buriya naje kure nsanga hari abantu batazi umuravumba. Hari abantu batazi umuravumba, ushaka kumubwira ati umuravumba ni uwo, akakwereka igicuncu cyangwa se akakwereka igikakarubamba ngo niwo muravumba. Aho rero nararebye nsanga atari ko biri, ahubwo icyane cya mbere naje kuremenya neza ko burya ntari ikimenywa bose. Hari umuntu rero ushobora kuba aribwo bwa mbere ankurikiye, birumvikana, cyangwa se wenda yaguze na telefone uyu munsi, cyangwa se na mashini, cyangwa se mbese urubuga rwose, mbuga nkoranyambaga umuntu abasha kureberaho abantu. Rero amazina yanjye ni Evangeliste Nzaramyimana Pierre. Ndi umugabo, ndubatse, mfite na madamu. Reka nongereho ngo umwe. Buriya kenshi na kenshi tutavuze bino bintu, hari igihe abantu babyitiranya. Ngo ndakubwira abantu habwa mujye mwivuga, kwivuga nta kibazo, ni byiza, kuko hari igihe utivuga, umukobwa yaba hari hariya we deni agahita akuroba akavuga ati uriya ni umusore ndamubonye, kandi mu by'ukuri atari umusore ahubwo ari umupapa. Rero twebwe reka tujye tubabwira ngo icyo dukora nyine ni ugusengera abantu b'Imana bakabohoka, mbese mu buryo bwose bushoboka, kuko turabizi neza ko iyo Imana yayiduhaye. Rero wenda ko waduhamagara ngo sheri ngo nagukunze, no, ntago ari ibyo ngibyo, ahubwo twebwe twahamagawe n'Imana kugira ngo dukore umurimo w'Imana wivuga butumwa. Ndumva si byose, hari ikindi. Yego. Iyo ubutumwa butambuka, hari abagenda bandika muri comment bakajya bagira na bimwe bibazaho. Iyo tugize umugisha wo guhura n'umukozi w'Imana nkawe, tujya tugira nicyo tumusobanuza. Nzaramya twagira ngo mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana, hari amagambo abiri ngira ngo udusobanurire. Ijambo murokore n'ijambo mukristo bitandukaniye? Deni reka nkubwire ngo ijambo murokore n'ijambo mukristo biratandukanye cyane. Ngira ngo urabizi yuko bwa mbere buno umurokore waba uzi neza ko nyine ari umuntu wubaha Imana, ukunda Imana. Ariko ubu ngubu tuvugana, ngira ngo kwa murokore ubu ngubu tugiye no muri quartier yawe wasanga hari uwo bitwa murokore kandi yinywera agacupa asinda. Ubundi mbese ijambo murokore byabaga ari ijambo umuntu wese yitwa ubone yuko akijijwe, wamureba rwose ukabona arakijwe, uwo muntu nyine akitwa umurokore, ukabona ko ari umurokore. Ariko ubu ngubu ntabwo bikiri ko biri, ibyo ni iby'ahambere, sibyo? Kuko ushobora no kugenda rwose ugasanga umuntu yitwa murokore ariko nk'agacupa ari umusinzi ariko yitwa murokore. Wahura n'umuntu uti wasinze, wasindiye ati kwa murokore. Kwa murokore. Bivuze ngo rero ijambo murokore ryataye agaciro. Uri kumva? Ngira ngo wabyumvishe. Yego. Umukristo rero ni umukristo nyine wamenye Yesu, sibyo? Wamenye Yesu akamenya uwo ari we. Uri kumva? Uwo niwe mukristo ukuri. Uri kumva ko atandukanye na murokore. Yego. Urakoze cyane. Umuntu umweretse no kubikomanta waravuga ngo nta murokore uzajya mu ijuru. Naba niko kuri? Oya, kandi nakubwiye nyine urukumva ko murokore ni izina ry'akabyiniriro. Yego. Bivuze ngo murokore rero ntahuriye n'ubukristo, sibyo? Icyitwaga murokore byabaga ari izina nkakubona gutya bitewe n'ubunyangamugayo bwawe, nkakwita ngo uri umurokore. Ariko ubu deni ntabwo bikiriho. Bivuga ngo ushobora no kunyita murokore ntajyana na senga. Yego, ibyo bibaho, sibyo? Turabazi nawe ba murokore bafite utubutike kwa murokore,
urakoze cyane nibyo mu Kristo nuwapfanye na Kristo kandi akazukana nawe mukozi Imana rero dusengera Imana ubundi utambutse message ubutumwa Imana yaguhaye kutugezaho. Imana mu rwumugisha. Urakoze cyane. Imana nyiringabo, Imana ifite imbaraga, Imana yera, Imana ivuga bikabategeka bigakomera. Uri data wa twese mwiza kandi uri byiringiro by'abera. Abakwizeye ndetse n'abakwiringiye ntago bazakorwa n'isoni, kuko uri Imana y'imbaraga kandi ukabura Imana y'urukundo, ukabura Imana igira neza, ukabura Imana ivuga bikabategeka bigakomera. Izina ryawe rishimwe kandi ushyirwe hejuru. Cyonzi cyo nikimwe n'ukuri Imana kandi itegeka bugacya bukira. Ndi imbere yawe nyaguhora ku ngoma. Icyonzi cyo nikimwe ndakwingize kugira ngo izina ryawe rikomeze ryamamare. Nubwo ngiye kuvuga ubutumwa ataba ari ngiye uvuga, ahubwo izina ryawe aba ari ryo rirangurura, aba ari wo ukomeza kwivugira mu izina rya Yesu. Abantu badukurikiye hirya no hino ku isi kandi ubahe imitima y'ubwenge mu izina rya Yesu. Ijambo ryawe rigende rimere nk'inkota ritobore mu mitima ryabo, ryinjiremo ribashe kwicaramo kandi ribashe kubahindura, kuko uri Imana ifite imbaraga ndetse n'ubutwari. Ni mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti umucunguzi, amen. Murakoze kandi Imana y'amahoro ibahe umugisha ndetse n'imbaraga n'amavuta aho muri hose mu bice bigiye bitandukanye. Ndashima Imana ku bwanyu mwebwe mudukurikira muri hirya no hino ku isi, mu bihugu bitandukanye. Abari hano mu gihugu cy'u Rwanda sitwabura kubashimira, kuko muri abambere mu kudukurikira. Yemwe rimwe na rimwe hari n'igihe mutugeraho kandi mukanadusuhuza, nukuvuga ngo mwebwe muri inshuti z'akadasohoka. Ariko kandi n'abari Canada, abari South Africa, abari muri Amerika ndetse mu bihugu byose bigiye bitandukanye, mwese turabiyegereje tuvuga ngo Imana y'amahoro ibahe umugisha. Sinabura kubivuga rwose, imirimo y'amaboko yanyu Imana ijya iyaha umugisha. Gira ngo amazina yanjye nayababwiye ndetse imyirondoro yose nabashiye kuyibabwira, ariko mbere na mbere reka mbanze nshimire abantu cyangwa se abantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda badukurikira ahantu hose hatandukanye. Yemwe namajije kumenya neza ko abantu bumva ururimi rw'ikinyarwanda bari mu bice bigiye bitandukanye byo hirya no hino ku isi, kuko nta gihugu kitarimo umunyarwanda. Ahanga ku isi ahantu hose ugiye kureba mu bihugu byose wasanga harimo umunyarwanda. Rero niyo mpamvu mfashe aka kanya mbere yuko mvuga, mbere yuko ntambutsa ijambo ry'Imana, mfashe umwanya ndimo gushimira abantu bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda. Nigeze kuza ahangaha ndimo nambutsa ubutumwa gitaraganya cyangwa se ubutumwa bwihuta cyane, kuko mu masaha y'ijoro Imana nibwo yari yamaye ubwo butumwa. Mu masaha ya 2 ngira ngo murabizi neza ahantu nari ngiye, mwebwe murabizi. Rimwe na rimwe ngira ngo iyo nze gutambutsa ubutumwa mbabwira n'ahantu nari ngiye, cyangwa se niba nari njyamye, cyangwa se niba nari no muri dushe Imana yariho yabumpereye. Ndaza nkakubwira nti Imana yabumpereye ahangaha, mitamo kuza rero kubutambutsa. Ngira ngo Imana yabumpaye gitaraganya, mitamo guhamagara izi televiziyo cyangwa se aya YouTube channel, ndavuga ni ndashaka kubutambutsa. Yemwe naje nitwaje ingoma ndabutambutsa, ndavuga ni nyabuneka umunyarwanda wese uzi gusenga cyangwa se umunyarwanda wese uzi ururimi rw'ikinyarwanda amfashe kumva imishaje, kandi umuntu wese usinziriye abashe gusenga, bitewe yuko hari ikintu nabonye gikomeye kandi kidasanzwe. Rero ikintu narinje gushimira abanyarwanda, ibyo bintu barabikoze, abantu barabyumvishe, barabyumva mu matwi yabo. Yemwe batari bakeya, abandi barampamagara ndabasobanurira ndababwira. Ndashima rero umunyarwanda wese wafashe umwanya we wo kumva imishaje, yarangiza akayisengera. Kandi yemwe nange nubwo nayibonye nago nafashe ngo ngende niryamire, ahubwo nafashe igihe cyo gusenga. ndavuga ni Imana, ese bino bintu bimeze gute? Ko nareba hirya no hino nkabona ibintu ntago byoroshye, ariko ndavuga ni reka nsenge. Mbona Imana hari icyo ikoze ku banyarwanda, ndetse mbona hari icyo Imana mbese kidasanzwe ikoze mu gihugu cy'u Rwanda. Rero
ibyo bintu nubwo nasenze ntago ari ngiye wasenze ngiye nyine gusa naraze ntambutse iyo mishaje ndetse ndimo no kuvuza n'ingoma abantu benshi yagezeyo bagiye bampamagara ariko ndashimira buri munyarwanda wese wafashe umwanya agasengera mishaje nari ntanze ndabashimira Imana y'amahoro ibaho umugisha ngira ngo bwa kabiri nabwo naraje nanga indi mishaje ndimo mbwira abantu ngo bagomba gusenga ese ibyo bagomba gusengera ni ibiki kuko nararebaga nkabona abantu barabona impanuka mu buryo budasanzwe zirimo kuba hano mu gihugu cy'u Rwanda ariko izo manuka nubwo zabaga cyangwa se izo manuka nubwo zari ziri kuba ntago zabaga ziteye ahubwo hari abadayimoni bahagurukije kugira ngo impanuka zibe zaba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no mu bihugu bigiye bitandukanye biri hirya no hino hanze ngira ngo naraje ndababwira ngo impanuka ni ukuri rwose izi mpanuka muri kubona ntago ari impanuka zisanzwe nk'uko mubibona ahubwo izi mpanuka hari ikintu kiba kiziherekeje rero niyo mpamvu nafashe umwanzuro ndaza nabwiye nyamuneka buri muntu wese waba uzi gusenga nagerageze asengere izi mpanuka zirimo ziba hano muri kino gihugu deni rero ndimo ndabashimira yuko mwamfashije gusenga Imana ikagira ikintu ikingirana cyari kimeze nabi ku gihugu cy'u Rwanda Imana y'amahoro ibaha umugisha koze komeje ziri kugaragara nyinshi rero impanuka zo ndagira ngo nkuko mwamfashije gusengera ibyo nari nabonye kugira ngo u Rwanda Imana irushiraho protection Imana yarabikoze hari ibintu byinshi cyane ndetse hari n'imenyetso Imana yagiye igaragaza Imana igashyiraho protection ku gihugu cy'u Rwanda rero impanuka zo zirakomeje kandi zirimo guterwa n'abadayimoni ndetse n'imyuka mibi itandukanye mu buryo bwose ibirimo koherezwa mu kirere rero ndakwinginze kugira ngo nawe aho uherereye hose twongere dufatikanye nk'uko twasenze bwa mbere kugira ngo Imana y'amahoro yitamurure idukize izi mpanuka zirimo kuba mu gihugu cy'u Rwanda kuko nabonaga no hirya no hino hanze mu bihugu bigiye bitandukanye yemwe naho impanuka zigiye kuba ubwato kumva bwahirimye ukumva indege zari zirimo kuguruka zihagurutse kumva ziheze mu kirere rero ndagira ngo nabyo dufatikanye dusenge kugira ngo ibi ngibi nabyo bikurweho narababwiye ngo abifatikanyije ari umwe babiri batatu yemwe hari ikintu bakora kidasanzwe iyo basenze bivuze iki rero ngewe ubwanjye nshobora gusenga ndi umwe yemwe n'Imana yanyumva ndi umwe ariko noneho bibaye ngombwa kugira ngo umuntu wese uzi gusenga nawe mwifashishe kugira ngo izi mpanuka dusenge turebe yuko hari ikintu Imana yakora kugira ngo izi mpanuka Satani arimo guteza mu gihugu cy'u Rwanda turebe yuko zahagarara mu izina rya Yesu kuko dayimoni yarahagurutse guteza impanuka mu buryo bwose butandukanye ugahaguruka uri mu rugo ugiye mu kazi ndetse n'umuryango wawe na famiye ugasanga famiye yawe yose irazimye bitewe n'impanuka ugasanga uturutse mu rugo uri kuri moto ugasanga yes urazimye mu buryo bwose butunguranye rero ndagira ngo mudufatikanye dusenge nk'uko twasenze Imana igihugu ikagishyiraho protection ikagiha uburinzi kandi n'ubundi ntago twakwirara Imana igihugu cyacu ikomeze igishyiraho protection ndetse n'uburinzi n'imbaraga zidasanzwe Imana rero iy'amahoro ibaha umugisha ndetse muri byose reka dufatikanye n'izo mpanuka zikurweho mu izina rya Yesu kuko dayimoni yongeye guhaguruka yabonye musenze cyangwa se tugasenga tumutsindiye hamwe ahita haguruka ahandi kuko murabizi neza ko na Yesu yaramugerageje Satani yaramugerageje mu butayu amugerageza mu buryo bwose bushobotse
yakoresheje ikintu cyose gishoboka, ariko ngo arangije aramubwira ngo amutega ikindi gihe. Bivuze iki rero Satani natwe aratugerageza uko bwije nuko bukeye, aratugenza, araturwanya mu buryo bwose bushoboka, kuko buri gihe cyose abateganya kugira ngo adutege ikindi gihe. Rero kugira ngo dutege ikindi gihe, reka natwe tumutege ikindi gihe. Reka tumutege, duhamagara imbaraga z'Imana, duhamagara umwuka w'Imana ubashe kumanura imbaraga zidasanzwe kugira ngo imigambi yateguye yose iburizwe mo. Reka twigendere mu izina rya Yesu. Gusenga aho nasenze, kandi nagushimiye wowe wafashije kuba wasenga kugira ngo ubwami bw'Imana bumanure protection ku burinzi bw'Abanyarwanda, ndetse no ku burinzi bwanjye, ndetse no ku burinzi bwawe, kuko umunyarwanda ni wowe, umunyarwanda ni ngewe, umunyarwanda ni runaka, ndetse n'ahandi hose hagiye hatandukanye. Rero ndagushimiye, fasha twongere dusenge kugira ngo izi mpanuka zirimo kuba hirya no hino tubanze kuzicecekesha, twereke Satani yuko dufite imbaraga y'Imana. Kandi narababwiye ndababwira ngo iyi si ibamo imyuka ibiri, ariko umwuka w'Imana tujye tumenya neza ko uwo mwuka w'Imana ukora kurusha uwa Satani. N'uwa Satani urakora, ariko reka mbabwire, reka dufatikanye, duhamagara umwuka w'Imana, duhamagara imbaraga z'Imana, kandi ibyo dusaba byose tuzabihabwa kuko twizeye imbaraga z'Imana. Mukozi w'Imana mfasha, akira mfasha iyi Zaburi, Zaburi 124. Fasha iyo Zaburi 124 asigaye ubundi tuyisengeremo mu izina rya Yesu. Tuyisengeremo mu izina rya Yesu. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Zaburi 124. Yego. Aravuga ngo yaba Uwiteka atari we mu ruhande rwacu, iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, abari ko Abisirayeli bavuga none, abari ko Abanyarwanda bavuga none, ntago ari Abisirayeli. Abisirayeli bari bico gihe. Noneho iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, abari ko Abanyarwanda bagira gute bavuga nona. Yes. Yaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, yego, ubwo abantu baduhagurukiraga, noneho reka tuvuge ngo iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, ubwo abagome baduhagurukiraga, ubwo abanzi baduhagurukiraga, ubwo abaturwanyaga baduhagurukiraga, ubwo inzangano zahagurukaga, ego, baba baratumize bunguri, reka nkubwire mama, icyo nzi cyo nago nitaye kuri ku gitsina uri cyo cyangwa se uri umugabo uri umukobwa uri kinago mbyitayeho, ariko icyo nzi cyo baba baratumize bunguri, biba byararangiye tukiri bazima. Uzi kumira bunguri cyari cyo, nukuvuga ngo umuntu agufatana amateko, akagufata uri muzima, akagufata n'ibyawe byose, akagufatana mutima wawe muzima, yarangiza agahita kumira bunguri, mbese ukamirwa bunguri. Bishaza kuvanga kumira n'ibyawe byose. Ubwo umujinya wabo wacanwaga kuri twe, hari ibyacanywe ku Banyarwanda, ndetse hari ibyacanywe ku bana b'Imana, ndetse hari ibyacanywe. Haleluya. Amazi aba yaraturengeye rwose. Reka nkubwire mama, reka nkubwire mukobwa, reka nkubwire papa, reka nkubwire aho waba uherereye hose, hari amazi aba yaraturengeye ku buzima bwacu. Isuri iba yaratembye ku bugingo bwacu. Reka nkubwire ngo noneho rero sasa, imva yawe ntago ibikibukwa, ahawe ntago haba hakibukwa, ariko hashimwe Yesu. Haleluya. Mana ishimwe kandi Mana ihimazwe. Mana, yewe yamfashijwe rero. Fashwa. Umva nkubwire. Hari abantu baduhagurukiye ku buzima bwacu. Je kubwira buri muntu wese uzi uruno rurimi cyangwa se wumva ikinyarwanda. Yego. Ahantu hose yabaherereye. Hari abantu baduhagurukiye, hari n'ibyaduhagurukiye. Yego.
byashaka kugira ngo bitumire bunguri, ariko none wareke nkubwire aka kanya itangazo nkuzaniye mama, itangazo nkuzaniye mubyeyi, ibyari byaraduhagurukiye aka kanya, byari byaraduhagurukiye, ubu ngubu tugiye kubyicarira, ubu tugiye kubyicarira, ibyari byaraduhagurukiye ubu tugiye kubyicarira. Yego yego, ubu tugiye kubyicarira. Hari uguhaguruka byagiye hejuru yacu kugira ngo twicare, ariko ubu noneho tugiye kubyicarira kubw'imbaraga z'Imana, kubwo gukora ku Uwiteka. Haleluya. Icyo ngutangariza cyo ni kimwe, y'ijambo ry'Imana ryamanutse, y'Imana igiye gukora ibikomeye, igiye kwicarira yuko byari byaraduhagurukiye, ariko hejuru y'ijambo ry'Imana hari imbaraga z'Imana. Amazi yihindurije abaratembye ku bugingo bwacu, amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu. Hari ibiba byaradutembanye ku buzima bwacu, hari ibiba byaragutembanye papa, hari ibiba byaragutembanye mubyeyi, ariko nagira ngo utangarize ngo uyu munsi dankete yawe irahindutse. Abari bazi neza ko bagiye kukwicarira, uyu munsi urabicarira. Uwiteka himbazwe, Uwiteka himbazwe. Yego, utadutanze kuba umuhigo wamenye ya. Ngwino hano, ngwino hano mukozi w'Imana, ngwino. Yes, Imana ishimwe, Imana himbazwe. Yes, hayicara hano. Hari ibyari byaraguhagurukiye, ariko ubu ngubu ugiye kubyicarira. Hari ibyo ugiye kwicarira, hari ibyari byarakurwanyije, ariko ubu ugiye kubyicarira. Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Ibyari byarakugenjeje ubu ugiye kubyicarira kuri uyu munsi wa none. Imbaraga z'Imana zigiye gukora ibidasanzwe ku buzima bwawe. Ibyo wabonaga byari bikomeye ku buzima bwawe bigiye guhinduka, ko hari ibyo ugiye kwicarira mu izina rya Yesu. Yesu aguhumurisha. Amen. Cyane umara guhitura kuko ubaye igikoresho cy'Imana. Mana ishimwe, Uwiteka himbazwe, Uwiteka himbazwe. Utadutanze kuba umuhigo, utadutanze kuba umuhigo w'amenyo yabo, w'amenyo yabo. Ubugingo bwacu bukize, ubugingo bwacu bukiza cyane, nkuko inyoni iva mu kigoyi. ubwo inyoni iva mu kigoyi, inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi, inyoni iva mu kigoyi cy'abagoyi. Ikigoyi kiracitse, ikigoyi kiracitse, natwe tuvamo, turakira. Imana ishimwe. Amina. Ikigoyi rero kigize gute mama? Ikigoyi kigize gute mubyeyi? Ikigoyi kigize gute papa? Kiracitse. Niba ari ikigoyi cy'uburwayi kiracitse, niba ari ikigoyi cy'amadeni kiracitse. Babarira wumve kwizera kwanjye mfite ku buzima bwanjye, ndize yuko ikigoyi gicitse ku buzima bwawe. Haleluya. Haleluya. Amen. Abavuze amagambo ngo ntacyo uzamara, abavuze amagambo ngo ntacyo uzageraho, abavuze ngo ntago uzubaka, abavuze ngo ntago uzashaka, abavuze ngo ntago uzigera ugira ukigeraho, umva inkuru y'amahoro nkuzaniye kuri uyu munsi. Ikigoyi kiracitse, natwe tuvuyemo. Amen. Imana ishimwe. Twari ibyo ngibyo. Imana ishimwe. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Reka nkubwire, uzi buriya ibi ni Dawidi, uyu ni Dawidi wabivuze. Haleluya. Hari ahantu bari baramushize. Yego, Dawidi akibaza uko ibi bizagenda gute. Dawidi biramucanga, ariko arangije avuga iriya Zaburi. Haleluya. Nawe rero uyu munsi wa none ni wowe nyizaniye ku buzima bwawe. Yego, uyu munsi ikigoyi kiracitse. Ntago nitaye ikibazo wari ufite, ntago nitaye amadeni wari ufite, ntago nitaye uburyo ubayeho, ntago nitaye ibibazo bikuzengurutse. Icyambere nuko nkuzaniye inkuru ivuga ngo ikigoyi kiracitse, natwe tuvuyemo. Muri abo rero bavuyemo, nawe ubu ngubu urimo aka kanya wowe uri gukurikirana iyi televiziyo. Hari ibihindutse ku buzima bwawe, kuko ijambo Imana yavuze ntago rijya rihera, irindi ibihe n'ibihumbi. Kandi ikintu nabonye kimwe Imana ikora, nuko umuntu iyo yamurinze ikamurinda, akenshi na kenshi yaba hari isezerano ritari ryasohorwa. Rero uyu munsi wa none hari isezerano ryawe rigiye gusohora, bikamenyekana yuko Imana yavuganye nawe. Haleluya. 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 Amina. Muririmbyi yaririmbye aramfashe avuga ngo reka dusenga Imana ivuga. Haleluya. Ngo dusenga Imana ivuga. Haleluya. No kwa Dawidi aravuga ngo Imana yacu tuvuga dusenga. Imana ngo abandi basenga Imana ngo zitavuga. Yego,
ngo abandi basenga imana zitabona, ngo abandi basenga imana zitareba, ariko arongera avuga ngo ariko mana we, Dawidi aravuga ngo imana dusenga yacu irumva, imana dusenga yacu irabona, imana dusenga yacu irakorakora ikumva. Mu yandi magambo, imana igira icyo ikora ku buzima bwawe, imana ikore ku burwayi bwawe, imana ikore ku bushomeri bwawe. Kandi reka nkubwire mukuri kwa hera, ndi imbere y'Imana, iri jambo rigenda ryinjire mu mutima wawe, risohoremo ikintu cyose cyari cyarakubashye. Niba ari ikibazo cy'uburwayi, niba ari ikibazo cy'amadeni, niba ari amarira yose warimo kurira, Uwiteka gusubiza guhaze kwifuza kwawe. Iyo Yesu yajyaga gukiza, haleluya, iyo Yesu yajyaga gukiza, yavuga ngo kwizera kwawe kuragukije. Ese kwizera kwawe nukuye? Nge noneho kwizera kwanjye ndagufite. Ikintu cya mbere nge ndizeye ngiye ku mutima wanjye, nuko icyo nzi cyo ni kimwe, Imana yavuganye nawe aka kanya kigiye gusohora uyu munsi bigaragare. Reka ngutangarize, kigiye gusohora uyu munsi bigaragare. Uyu munsi biramenyekana yuko Imana yakoze ku buzima bwawe. Haleluya, amen, haleluya, amen. Mana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Imana yavuganye nawe kirahari kandi kizasohora. Nigeze nima indirimbo iramfasha, iravuga ngo uri umukozi w'umuhanga Yesu, uri umukozi w'umuhanga cyane, watwikoreye imitwaro yacu uyidukuraho turaruhuka. Uri umukozi w'umuhanga Yesu, uri umukozi w'umuhanga cyane, watwikorereye imitwaro yacu uyidukuraho turaruhuka. None sasa kuko Imana yacu ari umukozi w'umuhanga, kuko Imana yacu ari umukozi w'umuhanga, Imana igukureho iyo mitwaro yose wari ufite ku buzima bwawe, bimenyekane yuko Imana igutabaye kandi kintu. amen, Amen. None Mana tubwiye ngo tuzategeke, ngo kandi ibimenyetso bizagera n'abizera, ngo bazakandagira inzoka na sikorupiyo. Uri kumva ngo kandi nibazijya n'ikica nta kintu kizabatwara. Arega nimureke tuvuge Imana yacu, tuyivuge n'imbaraga zayo, tuyivuge no gukomera kwayo, nayo izamanuka ikore ibohora abantu b'Imana. None bite? Mana yacu ifite imbaraga, ifite ububasha, ifite ubushobozi, nta kintu cyayinanira. Jyabwira abantu babwira ngo uzarebe urutugu uko rungana, uko ruresha, ntabwo urutugu rujya rusumba izosi n'ibibaho. Niyo wagira gutyo ukazamura, ntabwo wagerageza kugira ngo usumbe izosi. Mu yandi magambo ndashaka kubwira ngo Imana ni umutwe ukomeye, ni umutwe ukomeye urwanya indi mitwe, ni imbaraga zidasanzwe, ni ububasha, mbese ni izindi mbaraga zikomeye. Mwakireze ijambo ry'Imana. dushimire Imana. Mukozi w'Imana, Imana amahoro iguhe umugisha, kugire neza kandi ikomeze kukwagura. Rero kuri message nta byinshi tujya turenzaho, cyetse baye hari icyo ushaka kongeraho kibagera. Hariho batakumenya ariko twe turakumenya, hariho batakumva ariko twebwe turakumva. Haleluya, twebwe Imana yacu turayumva. Hariho batayizi ariko twebwe turayizi. Haleluya, iyo ugendana n'Imana urayumva, iyo urimo Mana ishimwe. Ndumva nta kintu nakongeraho. Icyo natiyeho ni kimwe, aba bantu bari badukurikiranye, mu bantu bari barwaye indwara, hari abagiye gukira, hari abagiye gukira, hari abagiye gukira, hari abagiye gukira, ndetse hari n'abantu bagiye kwishyurirwa amadeni kubwo kumvira ijambo ry'Imana. Amen. Imana amahoro ikugire neza. Waduha nimero za telefoni 0788 59 84 26, ni 0788 59 84 26. Rero mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uri rubasha kandi bugacya bukira kandi uri byiringiro by'abera. Abakwiringiye nibazakorwa n'isoni, kuko uri Imana ishobora byose kandi ukaba uri Imana ivuga bikabategeka bigakomera. Ujye uhindura ibyananiranye bikamenyekana mu izina rya Yesu. Nsengeye muri muntu umwe wese warudukurikiye ahangaha kuri izi YouTube channel, ndakwinginze kugira ngo imbaraga zidasanzwe zimuhagurutse ahantu yaraye, imbaraga zidasanzwe zimukureho uburwayi bwose bwari bumuriho mu izina rya Yesu.
gukomera kwawe ndetse n'imbaraga zidasanzwe bikomeze kumurangwaho, izina ryawe rikomeze ryamamare, komeze kumubohora ibyari muboshye mu izina rya Yesu. Imbaraga mbi zari zaramubase uzimukureho mu izina rya Yesu. Ngaho komeza gushyirwa hejuru, ni mu izina rya Yesu Kristo Nazareti Nyiringabimana, mu izina rya Yesu, amen. Mwebwe mwebwe dukurikiye kubw'ijambo ry'Imana, ibiganiro byacu, ikiganiro ubutumwa bwo munsi tubushoje aha ngaha. Ibiganiro byacu nakagaruka naho ubutaha, nimugira amahoro y'Imana.